Isabato nziza z'umunezero. Nitwa Muhire Gift Samira. Ndashima Imana ko yishimiye ko tuganira ijambo ry'Imana. Umutwe uravuga ngo urukundo Imana ifitiye abantu. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye ko waturinze, tukaba tugeze muri aya masaha tugihumeka kubuka wazima, ubihimbarizwe. Data, ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, uturinde, utwigishe, Mwuka wera abane natwe, mu izina rya Yesu, amen. Kuva mu itangiriro twabonye uburyo Imana yakunze umuntu ubwo yari imaze kumurema. Imana yaremye umuntu imukunze. Imana yaremye ibintu byose ibiremera umuntu kugira ngo umuntu abeho yishimiye. Nubwo urwo rukundo Imana yarweretse umuntu, Satani yashatse kumutandukanya n'Imana, ariko kubw'urukundo ruhebuje rw'Imana yatanze Yesu ngo aducungure. Mbega urukundo! Dusome mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere. Haravuga ngo, nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo cyatumye ab'isi batatumenya kuko batayimenye. Dusome no mu gitabo cyo kugana Yesu paje ya 16. Mbega uburyo twitwa abana b'Imana byatumye abantu bagira agaciro. Ibicumuro nibyo bihindura abantu ibiretwa bya Satani, nyamara bene Adamu babasha kuba abana b'Imana kubwo kwizera impongano y'igitambo cya Yesu. Gutwara kamere y'umuntu kwa Kristo niko kwatera abantu kugira agaciro. Abantu baguye iyo biyunze na Kristo babasha rwose kuba bakwiriye kwitwa abana b'Imana. Urukundo nk'urwo ntacyo twarugereranyaho. Nirwo rwatumye twitwa abana b'Imana b'Umwami wo mu ijuru. Mbega inkuru nziza y'inkoramutima dukwiriye kuzirikana kuruta byose. Mbega urukundo ruhebuje Imana yakunze ab'isi batayikundaga. Urwo rukundo ntirurondoreka, rutuma umutima wemera Imana ukayigandukira, nayo ikawugenza uko ishaka. Uko turushaho gushimikira kumenya ingeso z'Imana no gutekereza umusaraba wa Yesu, niko turushaho kumenya impuhwe n'ibambe no kubabarirwa n'ukuri no gutabera. Ni nako turushaho gushishoza n'ibindi byinshi bigaragaza urukundo rutagira akagero n'ibambe Imana idufitiye, riruta iry'umubyeyi agirira umwana we wararutse. Dusome no muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Haravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mukomeze kugira isabato nziza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.